indwara yo kubira ibyuya. Imiti yo kubira ibyuya bikabije ikoreshwa mu kuvura iyi ndwara twayishyira mu byiciro bibiri, ari imiti ushobora gukoresha ubwawe ndetse n'imiti wandikirwa na muganga. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe imiti yo kubira ibyuya bikabije wakoresha wowe ubwawe. Mu rwego rwo kwirinda kubira ibyuya bikabije, hari ibyo ushobora gukora wowe ubwawe, bityo mbere na mbere usabwe kwirinda kunywa inzoga ndetse n'ikawa. Ku rundi ruhande, ikindi kintu wakora ukirinda kubira ibyuya bikabije ni ukwirinda ibiribwa cyangwa ibinyobwa bibyibushya no kujya ahantu hari ubushyuhe cyane. Ushobora gukoresha antiperspirants, iyi ikaba imubavu ikoreshwa mu kwaha, mu ntoki ndetse no mu birenge. Iyi mibavu itandukanye na parufe, deodora cyangwa ibindi bihumuza, kuko byo ntibihagarika kubira ibyuya yaba mu kwaha, mu ntoki ndetse no mu birenge. Antiperspirants zigaragaramo aluminium 10% cyangwa 20%, kandi igira akamaro ko gufunga utwenge duto duturukamo ibyuya ku bantu bafite iki kibazo. Antiperspirants ziri mu bwoko butandukanye, bityo ushobora gusoma ku gacupa ukareba neza niba itandukanye na deodora cyangwa izindi parufe zihumura. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo antiperspirants ikoreshwa ku muntu urwaye indwara yo kubira ibyuya bikabije. Iyi miti ya antiperspirants iboneka muri farumasi cyangwa amaduka acuruza amavuta henshi. Gusa aha ureba neza niba atari deodora, kuko twavuze ko bitandukanye. Uburyo ikoreshwa ni uko mbere yo kuyitera mu kwaha cyangwa munsi y'ibirenge, banza ukarabe neza, wihanagure kandi wumuke neza amazi ashire. Ikindi ni uko iyi miti ari byiza kurushaho kuyikoresha mbere y'uko ujya kuryama, ukabikora mu gihe kingana n'iminsi 7 cyangwa iminsi 5 mu cyumweru. Mu cyumweru gikurikiyeho ushobora kuba wakoresha uyu muti inshuro 1 cyangwa 2, ukabikora bitewe n'uko ubona ibyuya bigabanuka. Kubera ko izi produit za antiperspirants zibamo ibinyabutabire, ku rundi ruhande zishobora gutuma wumva uburibwe cyangwa uburyaryate rimwe na rimwe ku ruhu. Kugira ngo wirinde ubwo buryaryate, ukwiye kumenya ko kwitera byinshi atari byiza, kimwe no kuyitera igihe kirekire. Ukwiye no kureba ku myenda wambara, kuko hari imyenda imwe n'imwe izwiho gufunga umubiri, bityo ukayirinda. Niba wambara inkweto zifunze ukabira ibyuya cyane, ushobora kuzisimbuza sandari kugira ngo wirinde ibyuya byinshi. Reka dukomereze ikiganiro ku miti yo kubira ibyuya bikabije wabona kwa muganga. Iyi ni imiti iri mu byiciro bibiri bitandukanye uhabwa kwa muganga, mu gihe uburyo bwa mbere tumaze kubaganirizaho butagukundiye gukira. Umuti wa mbere uhabwa na muganga kugira ngo ugufashe gukira indwara yo kubira ibyuya byinshi ni iontophoresis. Uburyo bwa iontophoresis bukoreshwa cyane ku bantu bafite ibyuya bikabije mu biganza no mu birenge. Icyo gihe hakoreshwa ibikoresho byabugenewe kwa muganga, aho ushyira ibirenge cyangwa ibiganza hakanyuzwamo umuriro w'amashanyarazi ariko muke. Ibi bikorwa mu minota hagati ya 20 na 40. Umuti wa kabiri uhabwa na muganga kugira ngo ugufashe gukira indwara yo kubira ibyuya bikabije ni botox. Botulinum toxin type A. Uyu ni umuti batera munsi y'uruhu, ubundi ugafunga mu gihe gito udutsi duto dutera kugira ibyuya byinshi. Uyu muti wa botox uterwa munsi y'uruhu, yaba mu isura, mu kwaha cyangwa mu birenge, bitewe n'aho uva ibyuya byinshi.
Umuti wa gatatu uhabwa na muganga kugira ngo ugufashe gukira indwara yo kubira ibyuya byinshi ni imiti yo kunywa. Nyuma yo gusuzumwa na muganga hari imiti ashobora kuguha yo kunywa. Iyi ihabwa abantu baba barwaye kubira ibyuya byinshi cyane cyane ku gahanga no mu mubiri hose. Hari ubundi buryo bukomeye harimo no kubagwa bukoreshwa kwa muganga tutavuza. Mu gihe ibyo tubaganirije byose byanze, nyaboneka reka tubashishikarize kugira umuco wo guhozaho ibiganiro hagati yanyu n'abaganga kugira ngo musobanukirwe ibyo tuba tutavuze aha kandi mukurikiranwe nk'uko bikwiye. Hari umukunzi watwandikiye atubwira umuti yakoresheje, gusa ntituvuze ko uzakora kuri buri wese ariko wagerageza. Yatubwiye ko mu gihe yabiraga ibyuya byinshi yafashe amazi meza asanzwe y'akazuyazi ashyiramo omo, arangije akajya yakaraba mu kwaha, abikora mu gihe cy'ibyumweru 2. Mwibuke ko ibi bidasobanuye ko byakora kuri buri muntu, ariko nawe ushobora kubigerageza ukazadusangiza uko byagenze. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoresha ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.